kandi guha ikaze mukunzi ibiganiro bya Fortune TV. Amahoro y'Imana abane nawe mu byo urimo, mu byo ukora byose. Amakuru y'imyidagaduro niyo tuba tugarukaho nyuma y'uko wumvishe iki kiganiro ngugejejeho. Ndaza kubanza nguhe sample y'uko ibiganiro byacu bigiye kuba byubatse mu ibi bihe bigiye kuza, kubera yuko impinduka ziri gukorwa muri Fortune TV kugira ngo turebe ko twakugezaho ibiganiro mu buryo bwiza, nyine tukajya tuguha amakuru menshi byose, kandi tuzaba tubikugezaho nyuma y'uko wumvishe iki kiganiro. Ikigomba gukurikiraho kigomba kuba kirimo structures y'uko ibiganiro bya Fortune TV bijya kuba bimeze, ndetse n'amazina yabyo ukuntu byitwa. Ibyo byose ugiye kuba ubimenyeshwa vuba. Ukimara kumva iki kiganiro uhita umenya yuko hari impinduka, hari ikiganiro kindi ugiye kubona kizaba kivuga kuri strategy y'ibiganiro bya Fortune TV, kugira ngo ujye udukurikira uzi ibyo uri bubone mu nkuru twaguteguriye. Alright, reka twikomereze rero ku makuru y'imyidagaduro n'ubundi abayiriwe hirya no hino, n'ubundi bishyira kuba tugiye kujya tuba tubikugezaho 5 kuri 5 nyuma ya strategy ngiye kuguha. Ngende Hero Willis, kore subscribe kugira ngo tujye tubana ku bwishyu ko bukeye umunsi ku munsi. Umuntu bita Kayitesi agire gutya ajyane mu rukiko uwo bita Karegeya. Muramuzi, ni umunyamakuru ukomeye cyane wanariza ibijyanye n'amakuru ya politiki akenshi n'ubukungu n'imibereho bisanzwe. Akaba akora ku bitangazamakuru bya SKFM, ndetse abenshi muzakunda kumubona kuri channel ya Max TV, abandi mubone kuri channel ye yitwa Karegeya Pano. Ndumva ari ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo yananyishyuye by the way. Reka twikomereze tumuvugaho nubwo atatwishyuye. Karegeya uyu nguyu rero ni umwe mu banyamakuru bakora izi nkuru zo ku mihanda. Mu nkuru yakoze rero agasebya uwo bita Kayitesi, byatumye ajya kumurega. Ubwo rero yaje kubaburana mu rukiko rwa Gasabo ruherereye ahitwa Kibagabaga, ndetse rwose bamusaba gukora icyo bita gusaba imbabazi, ngo habe icyitwa mediation, ariko ntabwo twari twabona Karegeya asaba imbabazi. Karegeya rero ntibimworoheye, ni mu gihe afite urugamba rukomeye cyane rwo kuba atavuga rumwe n'uwitwa Kasuku Jessica wa Mipango, kubera yuko ngo Jessica wa Mipango ngatukana, kandi ngo uwo bita Karegeya akaba atemeranwa nabyo, ndetse na Gasuku akaba atemeranwa n'imyumvire ya Karegeya. Ibyo rero bigatuma batajya imbizi, batavuga rumwe, batarebana neza, barebana ayo bita ay'ingwe. Uyu munsi rero agize icyo bibazwaho, yavuze ati Gasuku simumunzaneho, Gasuku ni muntu ki? Ahubwo kuba ngiye muvuga ni ugukomeza kuba mwiteza kabisa, sinakabaye ngomeza kuba amuvuga. Nuko yavuze bagize icyo bamubaza kuba Gasuku ngazamukoraho ama episode, nkuko Gasuku ajya akunda gukora ama episode. Ngira ngo ku bantu mumukurikira mwarabimenyereye ko iyo mujyanye amakimbirane no bita Gasuku hita agukora icyitwa ama episode, kubera yuko hari n'ingero z'abitwa ba Chita Magic yakoze ama episode, barimo bari Kari n'abandi benshi, kandi iyo ayatangiye abayatangiye. Iyo udasabye imbabazi birakomeza, iyo usabye imbabazi birahagarara. Niko bita Kasuku wa Mipanga akora. Rero uyu munsi wa none wo bita Karegeya bamubaje ati se naramuka gukozeho ikintu cyitwa episode uzabigenza ute? Wo bita Karegeya Omar agira ati nta kibazo mumubwira azakore. Hari abantu nyine n'ubundi of course baba batitaye kuri ibyo ngibyo, kumukanga kuzakora nk'ama episode, kubera yuko uwo ari we wese afite platforms zitandukanye. Kasuku afite iyo platform ya Kasuku Media TV, ndetse
n'izindi mbuga nyuzaho ibintu bye, of course ibyo ndabyumva, ariko Karegeya nawe Omar akubwira ati njye mfite amaradiyo nkoraho, mfite YouTube yanjye, mfite channels yandi, mfite izindi mbuga nanjye twakozanyaho, nibyo yizera nyine ko bakozanyaho, kandi koko nyine bose nk'uko uri kubikubwira buri wese afite icyitwa platform, afite platform yanyuzaho ibintu bye kugira ngo abashe kurasa mugenzi we cyangwa se kumumerera nabi nk'uko nawe aba yamumereye nabi. Twambuka cyane rero muri za nkuru zo ku mihanda, hari indi nkuru y'umugabo bita Ndimbati. Byifashe bite kwa Ndimbati? Uribaza uti kwa Ndimbati byifashe bite? Ukuntu byifashe rero ngira ngo urabizi neza ko bita Ndimbati yabyaranye n'uwo bita Firidausi, bakabyarana abana b'impanga. Byaje kuba ngombwa yuko uwo bita Firidausi ajya mu gihugu cyitwa Zambia. Rero ibintu ntibyaje kugenda neza nk'uko bari babiteganyije, byaje gutuma still now uwitwa Firidausi aza gushaka umugabo, ndetse rwose bibaruka n'undi mwana, ariko nyine byabaye ngombwa yuko bagaruka mu mujyi wa Kigali. Ndumva ino nkuru kugira ngo bibe byiza natayivugaho byinshi, ntabwo nyivugaho byinshi. Ino nkuru ngiye kuyirekerera ahangaha kugira ngo nzayigukorere yayo umwimerere wayo, ni guhimba n'imvano nuko byamugendekeye Firidausi. Reka mbe nsa nk'ubicumbikiye ahangaha, ariko nyine Ndimbati ntabwo bimworoheye iby'indezo, icyo bita imbezo, nuko byifashe ku mihanda. Kandi hari ino nkuru n'ubundi ya Bruce Melody ivuga ko yaba yaragambaniwe n'uwo bita The Ben, bitewe n'uko ngo hari abantu bamuhaga bivugwa yuko yaba ari abantu bishyuwe na The Ben kugira ngo baze noneho bajye bamukeza, noneho basebye uwitwa Bruce. Ibintu nge navuze yuko byaba ari ibintu bitabaho by'ubushiti biramutse bibaye ari byo, ariko nyine niba ari igihuha nanone nk'uko nabikubwiye ntabwo dufite amakuru cyangwa se gihamya, ariko uko ijisho ryawe rikweretse ukuntu byari byifashe, ukuntu byari byesitaye hariya hantu, bigaragara yuko hari nk'abantu bari bahari bafite umupango, bafite icyo babwiwe. Ariko umugabo bita Bruce Melody n'ubundi hari ijambo yigeze kuvuga ati nta cyawuzimara gucuranga, ajya akunda kurivuga, kurikoresha n'imvugo ituwe ibaho mu banyarwanda, nta cyabuza imara gucuranga. Afite indirimbo nziza, of course yubatse legacy, afite ibigwi, ndetse nanone afite abafana biwe. N'undi nawe bita ko bahanganye ari we The Ben, nawe afite ubwoba, sakwiye kugira ubwoba kubera yuko afite abafana biwe, akagira ibigwi byiwe, akagira indirimbo nazo nziza, buri wese azakozaho. Kandi nk'uko nyine buri wese afite abafana, buri wese azabona be n'undi abona be. Izi nkuru tuzakomeza kuzisesengura gake gake, ariko reka mbe mini ahangaha, ntabwo mbashaka gukora ibintu birebire bikurambira. Iyi ni Afro10 TV, reka nkubwire ngo tugiye kujya tubana no mu bindi biganiro, ariko nyuma y'uko wumvishe iki kiganiro ndaguha structure y'ibiganiro bya Afro10 TV, ikiganiro ukuntu kigiye kuba kimeze n'uko cyitwa, kugira ngo ujye udukurikira uzi ibyo ubibone mu kiganiro. Ikaminira, ciao ciao.